aha ubu rero tugiye gukora icyo bise iki umurimo wo gutera ipasi. Umva nahinduye imyenda kuko icyunzwe yayindi yari itose nkuramo iyi ngiyi iraza gutoha umurimo rero. So tugiye gutera ipasi and then ubuzima turi ko bwarangiza. Umva mbabwiye mu by'ukuri ntabwo ndi kumva ukuntu ndi bubigenze. Ipasi yanjye murebe ukuntu imeze ya umva kamere ko byabapawe kuko nibyo byihutirwa ni nabyo bimfata akawe karekare. Ibyo umuhungu wanjye byo neza utuntu tworoshye mu bodi mu rusengero byo ndabitera nicaye. Umva mbabwire ino shati uyirebye ukayimesa wahita uyanga, ariko iyo iteye ipasi they are the best kandi ni meza kuri iri zuba ntagashyuha cyane. Reba ahantu hateye ipasi murebe, reba hano urebera aha hadateye wa ni two different tissues. Wagira ngo ni amatisi abiri, ese amatisi bayita tissues. Nanjye ndi gitangaza nanjye kandi ntazo zarananyobeye rero. Ariko iyo mbaze icyongereza mwari kunyuzwa n'iki? Mwari kunyuzwa n'iki n'abana banjye? I'm doing my best kugira ngo ibi bintu byose mbiyitegure uyu munsi bisoze, noneho ejo nzabe mfite igihe cyanjye cyo kuruhuka bihagije. Kuko iyo ngiye kujya muri vakansi, kuko vakansi tugiyemo ntabwo tuzafata indege, tuzatwara imodoka. So I will drive like a lot. Rero binsaba kuryama nkaruhuka cyane kugira ngo tuzajye twakuranye n'umugabo yarushye ndatwara umva iya mbere is done. Nayibonye. The second one is looking like this. Ngiye kwishyira kuri porte buto. Yeah, it looks this. Nani nziza nyine gutya mukoze reba nako mubona you can't like no cyese mubonye zambawe ko mwabyo ubona ko muri kumva ururimi rwanje. Yeah, and then we move on this particular shirt. Umva reka mbanze amazi, ariko by the way amazi agiye kunshorana mu ipasi. Kandi birakwiye ko nzana undi. Nashyushye kubera ubushyuhe bw'ipasi, ubushyuhe bwanjye busanzwe buri hano ntabwo nzi igihugu ndimo, ntabwo nzi aho isi yerekeye, ndakurahiye. Wa
segonderi twateraga ipasi akenda wateye ipasi hanze ukagafata ukagashyira hagati y'amatera kubera ko abantu bararanaga ari babiri mwarazanye amatera mwese mwafataga amatera mukazigerekeranya ku gitanda kimwe so mu gihe cyo mwateye agapasi kuko ngiye nizo ahantu abahungu ari bo bonyine bataha abakobwa tuba mu kigo hari n'abakobwa batahaga ariko abaturuka kure b'abahungu ntabwo bari bahemerewe kuko babaga bagomba kujya kwishakira amacumbi. And guys, guess what? Abo batipe batahaga rero nibo badutereraga udupasi. Let me tell you, bazaga baduterera udupasi, udushati batuzinze fresh bakadushira mu bikapu. Abahungu mwanze kuduterera ipasi, shame on you. Ubwo rero bakanga kuduterera amapasi bagasanga abakobwa nyine tudatereye twifitiye izo shati. Rero baragenda gukundana n'umukobwa uteretwa ari n'inshuti yawe akazajya ajyana amashati yanyu n'umuntu se yabibwa n'ikiparayi n'atarayi akajyana n'iyawe uno munsi kuwa gatatu akamushyira iyindi ye n'iyawe. Abahungu bakazara bakavuga ko mwambara amashati 3 ane mu cyumweru kimwe batazi gengo ayoboye yose ko yayizaniye amashati kandi babaga bari kudutereshereza babaga bari guterera ipasi abo bakobwa amapasi y'amakara ntabwo ari umuriro. Hari kera ntabwo abantu bose bari barakaforenza amapasi y'umuriro. Hari n'abari bakibamamaza utabamo n'umuriro mu gihe byari kera kuko byari na tafu. Kera wagira ngo maze santa mvuze ngo kera wagira ngo maze imyaka 100 mbayeho yewe. Kari mu ndebe aya mashati ntabwo ari kurangira mu kuri. Ino shati ifite itisi hano itisi yayo irakomeye kuyitera bisaba gutuza ugashishikara ugatera murayibona cyane ayobona ya icyo none kinahindukira kanishyira begere murebe icyunzwe cyangwa negereye to wa tugiye gusoreza kuri iyi ngiyi yororoye ndabizi ranesha umutwe yoroshye kubi amera hano hari ibifungo ya stress ngo je t'aime c'est ça. Ntabwo disi igoranye cyangwa se ngo karamvuna ariko ntabwo kagoranye gahita gacya kareba neza. Tera imbere wazana inyuma ugasanga harateye already kandi nta bidanje wakoze. Nzamure neza hano do ndi gutemba wa turashize twatse hano harashyushye.
umva rero ngiye kuzimya amatara, amapasi nyarambike hasi, ino nzi kuri down, sino wa mwana yataha inzu yatukuye, singiye kurwaza. Hano harashyushye ku buryo wumva uri burware n'iki. Ngiye kwibona hora. Warabibonye ngo wabera warabibonye, wabera warabibonye. So satisfying. Umva gutera ipasi ko mbona ari passion. Kandi ikintu cyabaye passion ugomba gukora n'akazi, sibyo? Singo. Wa. That's it. Now that's shorts. Yeah, boy. Winner, winner, I'm a winner. Winner, winner, I'm a winner. Hey! Mama mbwire si sawa. Si sawa, ibintu byanjye si sawa, siwana. Yes. Ntabwo muri kubona muri kureba ukuntu iyi shati ari sawa. So that's it. Merci beaucoup. Thanks so much for watching. Subscribe.